nyuma y'uko tubagejejeho inkuru ivuga uburyo ki abapolisi bagera ku 200 n'abasirikare bagera kuri hafi 890 bamaze kwihuza n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ngira ngo benshi bakomeje kugenda bibaza byinshi cyane cyane kuri uku kwihuza nyine kwa abapolisi n'abasirikare n'umutwe wa M23. Hari ababyishimiye bakavuga ko ari uburyo bwiza M23 ibonye imbaraga zo gukomeza kurwana cyangwa se gukomeza guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko harimo n'abandi bagiye bakomeza kuvuga ko ushobora kuba ari umutego. Benshi bagiye bavuga ko ushobora kuba ari umutego watezwe M23, hakaba harimo n'abagambanyi ku buryo bakomeje kugenda bavuga ko M23 ikeneye kugira ubushishozi n'imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo bazabashe guhangana namwe mu magambo cyangwa se icengeza amatwara ry'abapolisi n'abasirikare nyine bakoreraga leta ya Tshisekedi. Ariko kandi nanone bakanavuga ko nta wamenya ko bashobora kuba harimo n'abagambanyi, abapolisi bagira ku 200 n'abasirikare bangana kuriya, ko bigoye kumva ko bose babaje bafite umugambi 100% nyine wo kwihuza na M23. Akaba ari ibintu nyine abantu bakomeje kugenda bibazaho, bamwe babibaza bizagenda gute, ese abapolisi bose bazagururwa bajye ku murongo nyine bicengeza amatwara rya M23, cyangwa se no umugambi Tshisekedi yaba yacuze kimwe n'abandi bafatanyije kugira ngo baze kubona uburyo kibaza kwinjira M23, haba ari kugendanye n'amabanga ya gisirikare n'ibindi byose bakora, hanyuma bikaba byatuma byateza ibibazo bikomeye. Reka tuzabirebe mu nkuru zacu zagenda ziza, ariko igihe ari cyo nuko benshi bakomeje kugenda byibazaho. Ndagira ngo wumve neza ahangaha ibyo Colonel Jacques Kamba wari komanda wa polisi y'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine yaganiriye n'umunyamakuru ku bigendanye no kuba abapolisi bivuga ko ari 2,100 bamaze kwiyunga kuri M23 bakaba bagiye gukorana nabo. Ndagira ngo ahangaha ukurikire ibyo uyu mupolisi mukuru yavuganye n'umunyamakuru ahangaha. Nous sommes 1500 policiers, sans compter ceux qui sont venus en retard. Yamubwiye ngo twe turi abapolisi 500 tutabaremo abaje bakererewe. Nous sommes à 1500 policiers, j'ai même la liste. Ati turi abapolisi 500 kandi nge mfite n'urutonde. Et tous ils sont d'accord à partir à la fin. Umva hanga cyo umunyamakuru yamubaje ngo ese bose bariteguye kugendana namwe? Ils sont parfaitement d'accord. C'est que vous voyez ça. Ati bariteguye kandi ataba bose mubona. Ce sont les vrais patriotes. Nabiteguye kurwanira igihugu cyabo. Servir le pays sous les drapeaux. Ati kandi biteguye kuhura n'imbogamizi arizo cyangwa se kwinjira cyangwa se kubiteguye akaga kose bahura nabo mu gihe baba binjiye nyine mu gukorana na M23. La souffrance que nous traversons. Umva hanga cyo umunyamakuru yamubaje ngo ese bariya bamaze guhunga ho biraza kuza kugenda gute? Byumvikana neza nyine ko mubazaga abapolisi cyangwa abasirikare bahunze. C'est la peur. Ataba abamaze guhunga bafite ubwoba birumvikana. Ils sont en train de nous téléphoner chaque jour. Ati baduhamagara kenshi gashoboka. Il manque maintenant le moyen de traverser Kamanyola pour nous rejoindre. Umva neza icyo hanga Colonel yambwiye ngo bamaze ati babuze umwanya cyangwa se babuze uburyo kibakwambuka umupaka kugira ngo batugereho. Yanyine avugaga umupaka wa Kamanyola kubera ko abapolisi bose bagira ku 2,100 bavuye muri Bukavu. Bivuze ngo abandi bamaze guhungira ku mupaka wa Kamanyola cyangwa se hakuriye umupaka wa Kamanyola babuze uko bambuka kugira ngo baze nabo babiyungeho. Ati bafite ubushake bwo kwihuza na M23. Oui, est-ce que vous avez peur de la suite? Byumvira ngacyo umunyamakuru amubaje ngo ese mufite ubwoba bw'ibigiye gukurikiraho? De la suite, après. Colonel Jacques yamubwiye ngo dufite ubwoba bw'iki? Ici parce que vous étiez colonel aujourd'hui. Ati birumvikana aturi colonel. Ati ntabwo mwamufite ubwoba bw'ibigiye gukurikiraho? Est-ce que vous avez peur? Non, non. Je suis colonel. Yambwiye ngo hoya ndi colonel. J'ai été formé, je suis gendarme de formation. Ati narahuguwe, ati ndi umujandarume. J'ai été formé au centre d'instruction de Kasapa. Ati nahuguriwe mu kigo gishinzwe amahugurwa cya Kasapa cyase gishinzwe imyitozo cya Kasapa. Là où j'ai fait la formation de base pour 14 mois. Ati nahakoze imyitozo yibanze mu gihe cy'amezi 18. Après, je suis allé faire l'école de candidat gradé à Matete. Ati nyuma yaho nagiye nasoreje imyitozo yanjye mu kigo cya Matete nka sous-officier nyine nka sous-officier mu gihe cy'amezi 12. 12 mois. J'ai fait l'école de sous-officier de carrière. Là où je suis sorti un adjudant.
nyuma yo gukora imyitozo yavuye muri icyo kigo nyine ari ajida. Puis j'ai fait le cours d'application, j'étais sur le train. Nyuma yaho nibwo yagiye akora indi myitozo igiye itandukanye nyine igendanye na gipolisi cyangwa se na gisirikare, biza kurangira nyine ariho abaye colonel. J'étais formé de Matete. Oui. Pour terminer, colonel, hari umunyamakuru yamubajije ngo utusoza colonel, vous avez une idéologie particulière que vous allez divulguer là vous allez avant la formation. ati haba hari ubutumwa bw'umwihariko mushaka kubwira abantu mu buryo bwa rusange mbere y'uko mujya muri aya mahugurwa? Je peux donner la réponse à cette question-ci après formation. Yambwiye ngo ushobora gutanga igisubizo cy'icyo kibazo mbajije nibura nyuma y'aya mahugurwa cyangwa se nyuma y'iyi myitozo tugiye kujyamo. Ati kubera ko ntabwo nzi ubwoko bw'imyitozo bagiye kuduhereza. Byumvikana neza ko nyine n'uyu mukoloneli nawe wamaze kwiyunga na M23 nawe ntabwo azi ubwoko cyangwa se ntabwo azi imyitozo agiye guhabwa na M23, ariko igihe ari cyo ni uko bamwe mu basirikare cyangwa se bamwe bavugizi ba M23 bamaze gutangaza ko abasirikare bagiye guhugurwa bagahabwa imyitozo myiza ya gisirikare cyangwa se ya gipolisi izatuma barushaho gukomeza gucunga neza umutekano w'abaturage bo mu gihugu cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikana neza ko nyine abapolisi bose bagiye guhabwa amahugurwa. Hari n'amakuru avuga ko nyine bamaze kuza bose bambaye impuzankano ya gipolisi ariko nshyashya. Ngira ngo nubareba urabona ko barasa neza, baragaragara neza. Byumvikane ko nyine M23 ifite akazi katoroshye kugira ngo abapolisi nyuma yo kuba basa neza ibahindurire cyangwa se ibagire abapolisi cyangwa se abasirikare ba kinyamwuga.
ndagira ngo mwumve kamwe muka video cyangwa se urebe amwe mu magambo umukuru cyangwa se wari uhagarariye abapolisi yavuganye n'umunyamakuru ababwira mu by'ukuri ibigerekeranye n'uburyo ki aba bapolisi bemeye guhuza na M23, ariko akagenda nyine avuga ko byose byakozwe ku bushake bwa buri wese, ari nacyo nyine tuzakomeza kugenda tubakurikiranira kugira ngo tumenye niba nta zindi nkurikizi zazaho, ese ntabwo ari umugambi wo guhirika M23 cyangwa se akaba ari uburyo bwiza nyine nanone M23 yabigiye kwifashisha cyangwa se ari amaboko mashya yabigiye kwifashisha kugira ngo ibashe gukomeza gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ndagira ngo wumve cyangwa se wumve neza witonze aya magambo uyu mupolisi yavuze ahangaha.